Turabasuhuza kandi tubahaye ikaze kwiteganyagihe mugiye kugezwaho na Alphonsine Musanganire. Turatangira tubabwira yuko ku munsi w'ejo hateganijwe ko imvura izagwa ku masaha yo ku gicamunsi ndetse iyi mvura ikazagwa ahenshi mu gihugu. Kuri uyu munsi rero tugiye kubagezaho iteganyagihe ry'itumba 2019. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda kinejejwe no gutangariza abaturarwanda ko imvura y'itumba iteganijwe kuzaba nyinshi mu turere twose tugize intara y'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, igice kinini cy'intara y'Iburengerazuba ndetse no mu turere twa Ruhango, Kamonyi, Muhanga na Nyamagabe two mu ntara y'Amajyepfo. Muri rusange mu ntara y'Iburasirazuba hateganijwe imvura ihagije usibye mu karere ka Kirehe ndetse n'igice cy'amajyepfo y'akarere ka Ngoma ndetse n'amajyepfo ya Bugesera, ndetse imvura kandi ikazaba nkeya mu karere ka Gisagara no mu majyepfo y'akarere ka Rusizi. Reka tubabwire ikigereranyo cy'imvura izagwa kuzaba ingana, aho twavuze ko imvura izaba nyinshi na hazabona milimetero zizaba ziri hejuru ya 510. Ahateganijwe imvura ihagije hazabona imvura izaba iri hagati ya milimetero 390 na 510, naho ahateganijwe imvura nkeya hakazagwa milimetero zizaba ziri hasi ya 390. Dore igihe imvura iteganijwe kuzatangirira. Igice kinini cy'Iburengerazuba hateganijwe ko imvura izatangira hagati y'itariki ya 25 Gashyantare n'itariki 7 za Werurwe ndetse icike mu cyumweru cya mbere cya Kamena. Mu majyepfo y'Iburengerazuba ndetse no mu karere ka Huye, Gisagara na Nyaruguru naho imvura iteganijwe kuzatangira hagati y'itariki 15 na 25 za Gashyantare, icike hagati y'icyumweru cya nyuma cya Gicurasi n'icyumweru cya mbere cya Kamena. Mu majyaruguru y'igihugu hateganijwe ko imvura izatangira hagati y'itariki 25 na 7 za Werurwe, icike mu cyumweru cya mbere cya Kamena. Mu mujyi wa Kigali naho hateganijwe ko izatangira hagati y'itariki 25 Gashyantare n'itariki 7 za Werurwe, icike mu cyumweru cya nyuma cya Gicurasi. Igice kinini cy'intara y'Amajyepfo hateganijwe ko imvura izatangira hagati y'itariki 25 Gashyantare n'itariki 7 za Werurwe, icike mu cyumweru cya nyuma cya Gicurasi. Mu Burasirazuba muri rusange ahenshi imvura izatangira hagati y'itariki ya mbere n'itariki ya 10 za Werurwe, icike mu cyumweru cya nyuma cya Gicurasi mu bice byinshi, naho mu turere twa Kirehe igice gito cya Ngoma na Bugesera izacika mu cyumweru cya kabiri cya Gicurasi. Twagira ngo tubabwire kandi kwiriteganyagihe rizajya riyunganirwa n'irisanzwe. Murakoze.